uyu muntu rero mureba ngaha Brandine ni inshuti yanjye. Brandine twakinanye filime umunsi umwe. Sinohela uyu mukobwa ubona yicaye aha ngaha twakinanye filime ariko tuyikina umunsi umwe ari madamu wanjye. Ntiyasohotse ntitwakinnye part 2. Muri make natwe twakinnye filime. Ajya madamu wa cyaba barakuntwaraga wowe. Barakuntwara. Barakuntwara. Hari byari byaragiye. Nzahora nguririmba nzahora ngura tanongere mbikubwire kandi ahubwo rero ariko ukunda Kamariza cyane. Muraho neza kandi muriho nanone bahaye ikaze iwacu ku Mutagara KTV iwawe w'imyidagaduro gakondo. Murakoze kudukunda kandi murakoze kudukurikira bitarabaho. Murakoze kandi muzahora mukora. Tuzahora tubashima ko mutuba hafi kandi muduha inama nziza mugana dutera courage kugira ngo dukomeze. Uyu munsi nanone twaje gutarama. Dufite abataramyi bamenyerewe neza cyane mu ruhando rwa Karahanyuze nazo kandi zingana umuco. Nagira ngo munyemerere tubakire Brandine ndetse na Rohit. Gaho ni musharike ngamba twakire abakurikiye Mutagara KTV mwafuramo. Ngunda umwiza wanzonze ngwino nabonye umutima wanje ugakunda rurema ajya kugutaka yarakunogereje izuba ryanjye simbuse kama simbi nka sindi neza uwanoze umwiza wanje wiriweho umunyana nkunda wiriweho irirashe neza wiriweho kirezi cyeza umutima museke we yawanyujuje umutima umumararungu nkunda umugisha nagabiwe ndabikundiye nkubwiye ni shenge gira abana nawe akansubiza ngo ngira bawe turera twembi umwiza wanjye wiriweho umunyana nkunda wiriweho irirashe neza wiriweho 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 kirezi cyeza umutima museke we yawanyujuje umutima umumararungu nkunda umugisha nagabiwe ndabikundiye nkubwiye ni shenge ngira abana nawe akansubiza ngo ngira bawe turera twembi umwiza wanjye wiriweho umunyana nkunda wiriweho irirashe neza wiriweho wiriweho wiriweho. Ahubwo rero indirimbo ntabwo nari nayibabwiye ariko kandi mushoje neza. Ndavuga ntabwo mvuga gusoza ndavuga gushoza mwinjiye mu nkera y'igitaramo cyiza musuhuza abantu bati muti mwiriweho kandi mukurikiye Mutagara KTV turabaramukije hobe cyane kandi mwiriho muriho ubwo nituvuga ngo mwiriweho mwumve ko turimo gukora ikiganiro ku masaha y'ikigoroba
iyo biza kuba nka saa yine twajya kuvuga ngo mwaramutseho. Yego. Tubaye ikaze rero batumirwa bacu beza, mwarakoze kudukunda kandi mukemera ubutumire bwacu. Mwakoze cyane. Duhere ahangaha ku mwari mwiza w'inzobe cyane. Yego. Amazina amazina yanjye nitwa Amizero Blandine. Ariko mu buhanzi nkoresha Ami Blandi. Blandi yandikwa gute? Ni Blandine nafashe ndahina. Blandi. Ubwo ntushyiraho Y? Blandi nyine Blandine ukuntu yandikwa ugarukire kuri Blandi gusa. Nuko mugabana baraza guhera ku kivugo cye. Bari mu manura mikoro kaza kwegera gitari hari akagiheraho noneho akaza gukurikizaho amazina kuko giye nakunize touch ye. Ateye ubwoba bari muri bamwe nabonye bakamwita Rohit. Zamure mikoro kugira ngo uze kuza kwiyumva neza. Amazina y'ababyeyi yose ni Twagisemanzi David, ariko ayo nkoresha mu kazi ni Rohit Solo. Rohit Solo. Iki ginde cyavuye heze? Nakwera umusatsi wawe. Oya, ntago umusatsi wanjye gusa. Umuyobozi nyine aho niga niho warinyise. Barinyise rero abanyeshuri nabo bahita bazamukiramo birangira. Nese ryaturutse nyine kugira ngo umuyobozi ari kwite. Ryaturutse nkahe? Nayo ndimo ndacuranga arandeba kwa icyo gihe nari mfite imisatsi myinshi cyane y'ingu naragabanyije. Arandeba arambwira ngo wowe type uko mbona ngo umeze nka mukinnyi wa mafilime ngo wohese. Abanyeshuri nyine ubwo wese baza ngo wohese. Ndabona ngasa nka Rohit. Bose bazimikire ngo Rohit Solo bitarangira bose banyise Rohit Solo. Nguyu Rohit rero ni umucuranzi kandi mwiza cyane. Blandi, Rohit mwamumenye ute? Rohit rero twahuriye mu kazi. Nubwo twari tuziranye. Noneho hari umwana w'umushuti wanjye nyine bigana. Yaramagaye tugiye gukora ahantu nsanga yamuzanye. Duhurira mu kazi. Deta tuba inshuti gutyo nyine ko dufite ahantu henshi duhuriye n'ibintu biduhuza byinshi. Bigenda gutyo. Reka duhere Blandine mu buto, atubwira aho yize, atubwire n'ukuntu yatangiye urugendo rwo kuririmba cyangwa rw'ubuhanzi. Nabonye hari indirimbo zimwe na zimwe wagiye ukora zawe ku giti cyawe. Ubu nawe uri umusitari. Harabura boom. Hari abantu baririmba indirimbo z'abandi gusa, ariko nawe uzisubiramo, ariko ugasanga mu kuzisubiramo kwawe wifitiye n'izawe. Credit ngo haya amashyi kandi menshi cyane. Urugendo rwa Blandine guhera mu buto wakuriye hehe, wize hehe, watangiye ute kuririmba kugeza amagingo ahe? Mvuge hose no muri primaire byose. Byose ariko bivunaguye. Primaire nayize i Butare. Kuri Catholique, ahantu bita Catholique. Secondaire nayize Nyagatare. Groupe scolaire Nyagatare. Hanyuma Erevo, iyo ni Erevo mubwiye. Erevo yo nayize ku bigo bibiri. Nayize Rwamagana nyigana na Nyamata. Rwamagana cy'ikigo Aspeje. Wize Aspeje. Yego. Ntago wajyaga ujya kuri Muhazi cyane? Nta nubwo nasohokaga buriye. Ako shawe yaretse kubeshya. No kuri ntabwo nkubeshya pe na siporo gusohoka ntabwo nyine ntabwo nabikundaga kugira. Na siporo nayo sinayijyagamo. Nageraga mu kigo nyine bikaba ari ibyo. No kugira utya impano iboneka ryari, utangira kujya mu ruhando ryari? Kuba kumenya ko nzi kuririmba nagangiye wabyibonyemo ubundi bwa mbere. Nagangiye wabyibonyemo. Nabaga ndi mu rugo ndaho ngaho ndi mu gikoni ndi koza ibyomo ndi kuririmba. Numva abashuti banjye baje mu rugo kunsura cyane abandi bantu duturanye baravuze uzi kuririmba. Havuga nyine nkabitesha agaciro nkavana se nzi kuririmba hehe. Ahantu natangiriye kubyitaho cyane ni igihe n'abantu nemeraga ko bazi kuririmba nyine
bandirimbira nkumva ni abahanga nuko najyaga ndirimba bakambwira ngo nzi kuririmba niho natangiriye kubyitaho nyine ndavase ko nabo nemera ko bazi kuririmba ndirimba bakavuga ngo ndabizi uwabigenzura nkarebara nangira kubyitaho bakajya bantumira mu bukwe nkajya kuririmbayo nkasohora abageni mbona abantu bari kubyishimira cyane ndavane kubera iki ntabikomeza nkabyitaho nkabibungabunga nyine niko nguko byaje ni ryari wafashe mikoro apana kuririmbira ibi ngibi byo kuririmbira abantu ugafata mikoro ukajya kuririmba nk'ibintu bikugirira akamaro kwiyerekana muri make ahantu hawe urubuga bwa mbere ugafata mikoro ukaririmba atari muri practice nko mu birori runaka ugafata mikoro ukaririmba muri 2020 gutyo hagana he i Musanze cyari ibihe birori byari ubukwe n'ubundi uhereye kera reka abanyarwanda babumve reka twongere tubataramiraho gato yego bumve ubuhanga bwanyu inshuti twabanye yemwe mfura z'iwacu nimuze dutarame duhiga umwanzi yigireyo nguyu mumararu ngumaze mumurore mushirini bakumutima uzababaza we se muzamubwire muti nguyu w'Imana yabaremeye nguyu bahoze iteka nguyu mumara agahinda ukesha igitaramo mutamuriza zabiziza ese ko nshimisha mwe se nkaho zabarira nkakerere zanabagenzi mbese nk'uwo mwanzi yavahe icyamunyereka ngo mwibarize icyo yibaza mbwira se banga kurushwa mbwira neza mutashukwa neri niunga banga kurutwa maze menye neza ko mwanyuzwe ngaho nzabandi hose nzicara ncurange maze ndirimbe nizirwe ngabaza mbona bose bati mutamuri zagenda shawupfanya ubuhizi bati genda shawupfanya ubuhizi bati genda shawupfanya ubuhizi. ahubwo rero Kamariza indirimbo se kugira ngo uyimenye warayanditse cyangwa wafataga ekuteri ukajyana n'indirimbo? Ntabwo nayanditse narayumvaga gusa No ngenda nyifata. Kugira ngo ufate indirimbo ntabwo uzandika? Oya. Uyumva kenshi? Ndazumva gusa ngazifata. Wampa umutwe nk'uwawe. Urazandika wowe? Indirimbo nazebye wabikuye ko indirimbo bazandike bagiye kuzifata. Nyine nza abantu benshi cyane ngeze ndandika no muririmbyi. Cyegare we. Ngewe ntabwo nayifata nayanditse ahubwo. Karega. Oya ushobora ndayikunda bwa mbere ndabanza nkayikunda nkumva nshaka kujya nyumva nyine cyane. Nkajya nyumva umva bikarangira nayifashe nta n'imbaraga nakoresheje nyinshi. Urugendo rwa Rohiti se Rohiti rurerure. Tubwire urugendo rwawe rw'ubucuranzi. Okay.
ariko umfashe duhere ku kuntu winjiye ku Nyundo wenda ibyo munsi tuse nkaho tuba tubiretse utubwire ukuntu winjiye ku Nyundo. Rohit mureba aha ngaha ni umunyeshuri wo ku Nyundo arimo arigayo amaze yatubwiye ko yatangiye 2023 nanjye ngo 2023 ndagira ngo tubwire urugendo rwawe uko winjiye ku Nyundo wageze yute ubu bigeze hehe urabona bifite ubuhe musaruro? Okay. Natangiye impano yanjye ahantu yatangiriye nabariho mera. Okay, nge natangiye nyine muri famille kako papa wanjye umbyara akunda umuziki. Mu rugo hose nyine bakunda umuziki muri rusange. Natangiye ku myaka 6 ncuranga ingoma mu rusengero bisanzwe biza kurangira mbiretse n'urugendo runini. Nza kujya muri gitari kugira ngo rero njye ku Nyundo ntabwo numvaga nziga umuziki. Yo numvaga nzaba mu IT. Ibintu by'imashini kabisa numvaga ibyo byanjye. Ibintu bya gitari nyine byari kujyamo kugira ngo nenjoyinge umunsi urangire gutyo nyine. Cyangwa ngeyo mu rusengero kwera papa kakwa ari n'umudiyakoni. Urumva najyaga kubera na papa kenshi. Kugira ngo rero ngiye mu muziki ni papa wampatirije arambwira ati wagiye kwiga umuziki. Ndangati wapi umuziki suza utunga abandi kinziga ite. Arambwira ngo ngaho bitekerezeho. Uwo munsi mbitekerezaho nari mfite kujya gusura Grand Frère Gisenyi. Njya kumusura. Papa kako yavuganaga n'abarimu ku Nyundo arabo yaziranye nabo. Arangije arahamagara Grand Frère aramubwira ngo uwo mwana ko nshaka kase kajya mu marushanwa ngo ku Gisenyi ko bari gukora y'amarushanwa. Numva papa yabigiyemo. Ati si umusuzugure papa wapi. Ndavuga ati ndaza kujyayo. Njyayo mu gitondo. Mvuga ati nyine niyo ntabwo ari bumfate pe. Ndiyandikisha sinzabyogerwa haru nasanze mubyara wanjye wahize kuko mfite babyara banjye basoje. Nsanga niwe uri kwandika. Arambwira ngo ujye kuri nimero ya 20. Aje ati nimero ya 20 ibintu koko muri kunkiramo kandi nshaka gukora bwa mbere ngamenya ko natsinze ngo bivuga nyuma mwasoje mwese. Ankira kuri nimero ya 20 ngira amahirwe mbona natsinze gusa hari nyine bisa kujya kuri finale. Baranga ngo ni kuri finale ndavuga ati nzaviramo ko bitira kuri finale n'ubundi. Ngira papa agategura amafaranga yo kuzanjyana kuri icyo kigo nzijyamo kwiga IT. Papa arangije arambwira ngo ngo nuko bimeze ngo nge nzaguherekeza no kuri finale. Ndabati nta kibazo. Papa umunsi wa finale turajyana kwako ndi kumwe n'undi mubyara wanjye turi kwigana ubu ngubu nawe aduherekeza rimwe nyine. Tujya gukora competition ya finale mbona ndatsinze ibintu natatekerezaga. Papa arambwira ngo rero byarangiye ishuri wayibonye ntabwo uri bujye kwiga IT. Numva n'ubundi umuziki ni ibintu byanjye ntatsinda kwiga IT biki. Nita nkomeza umuziki nsanga gutyo. Umaze imyaka 3. Imyaka 3 ndasoza no mwaka. Uyu mwaka wa nyuma. Ujye ubona umaze 2. Ujye ubona ibiraka se bya bindi bya danger. Oya ntabwo ndabona ibiraka birenze cyane hejuru cyane ariko bitangiye kuza gake. Ese hari iyo umuntu ari ku Nyundo ubwo niba ari gitari gusa ntushobora gukora kuri piano. Oya ibyuma byose turabyiga gusa ufite umwihariko 2 cyangwa 3 ariko hakaba ari kimwe ukurikirana cyane. Brandi cyose ntabwo bujije. Rohit ni yihe ndirimbo gucurangira ukumva urashimye? Naraye ndose. Hari ntabwo twayiririmba yarya? Oya. Ntabwo mwari mwayiteguye? Reka dukurikize hindi mwateguye nta kibazo. Ubundi twari twayiteguye. Reka tuyiririmbe. Naraye ndose inzozi nziza naraye ndabutswe umwana ngunda n'urwererane rwizihiye amaso yarambonekeye aramumuriza buto butoshye azira intenge rurabo rwera soko
soko kwiteke yego gasusuruko ye karasesekaye ngiye gusura umwana nkunda ye ngiye gusura buto butoshye yego gasusuruko ye karasesekaye ngiye gusura umwana nkunda ye ngiye gusura buto butoshye ye ngiye gusura rurabo rwera ngiye gusura umwana nkunda. ahubwo rero Brandi wari waririmbira umukunzi umukunzi naramuririmbiraga kera kana tukiri kumwe kwihangana bitera kunesha cyane pe sibyo se muzikiri neza yewe gadata we agahinda gashira kandi ari bagara ego pe ni ukuvuga ngo hari ibintu bibiri byakorwaga hari ugukundwa no kuririmbira umuntu byose byaragiye ubu nawe ukiririmbira nawe sharohi cyangwa uririmbirwa n'abandi uyu impano koko gupfira ubusa wenda rohiti hari undi umuririmbira mbizi neza ko ari uruhare nyine ubwo nimo ndamubaza sibyo Brandi turi muri expo utu tuntu batuguze muri expo wambaye ukuboko oya tumaranye igihe neza kandi wasanga harimo n'utwa wundi yaguhaye ukaba utaradukuyemo oya turatwiguriye baratwiguriye ubu se hari ako yaguhaye waba waragakuyemo oya nagakuriramo iki okay naringize ngo ntago nagakuramo buri kuboko kuriho dutanu watubaze natubaze ukundi kuriho tune utu tuntu se ubu ngubu uku kuboko utu turiho ni utwuku kuboko cyangwa iyo ugiye kubwambara ugira gutyo ubwo bivanga nyine ubona bwageze ku kuboko oya ndatuzi nzi naho ntwambara twose reka utuntu twa hano reka mana we ntabwo turarimo n'akamama mama nyine we mwiza nyina w'umuntu ushaka mama agomba kuba hose yego Brandi none se nta gihe umuntu yagushutse yitwaje ko wenda ushobora kuba uri umukobwa akagushuka ashaka avuga ati ngwino tuzajye turirimba ndashaka agiye kukuzamura ugaheba aya ntawe urakubeshya cyangwa utinya kubivuga kuri kamera oya kubera se nabitinya ari byo nabivuga nta muntu wigeze kukwizeza ibitangaza ntibibonwe ku bijyanye n'umuziki wanjye se oya nta hantu wigeze kujya kuririmba ugaseba oya ahubwo baranyambuye kagira inkuru byagenze bite ariko oya ntabwo ari njye wari wavuganye n'umuntu agomba kuduhemba urumva uwatujyanye si ubwo niyo navuga ko yatwambuye simbizi yaratujyanye tujya gukora turakora kuva mu gitondo kugera nijoro nta na tike baduhaye urabeshya ntabwo ntabyuze mwakoze mu gitondo mukorana nimugoroba birangira nta n'itike none se ariko yatubwiraga ko ngo batayamuhaye urumva ntabwo tuzi nyine uko byari bimeze ntabwo bayamuhaye wavugeze imvune z'abahanzi na tike narayigushije uko bandika bibagoye imitima ibabaye ngo basohoze ubutumwa bwabo bandika bibagoye bagerayo bakamburwa imiririmbire yanjye niyo
reka noya yo Uririmba inshuti neza. yanjye yitwa Ndahiro urwo nta kugira ngo uzabone umuntu uririmba utaraciye muri urwo biragoye kereka ufite management kandi nabwo niyo afite management hari igihe nahura n'ibindi bibazo ku ruhande rwe. Rohi numvise uzi gucuranga gakondo ariko n'indi miziki isanzwe urayicuranga ikuryohera ni iyi nkunda blues na sebek Seben si yindi birimo n'ibisirimba bakongomani kubera ko wacuranze mu rusengero nyine touch yaragukurikiye papa nihavuka nihavuka iyo misatsi se ariko Yesu ko narinzi kavuka mu Buhinde avuka kabisa Kongo se bagira imisatsi nk'iyo ni metizi gusinza abo babi niko cyangwa papa wawe musa mu irugo turasa ahantu hose kabisa yize umusa turasa pe yize umusa mu irugo umbwiye ko vuka Kongo ndebye umusatsi ndavuga ntese koko nibyo ubwo nyine bitangira ngo musa mu irugo Brandi ibintu byo gukina filime se byahereye ibyo ngibyo nabivuyemo wivuyemo filime idasohotse nese ubwo wigeze ubyinjiramo ni nkaho ntabyinjiyemo nageze ku muryango ngenda uyu muntu rero mureba ahangaha Brandine ni inshuti yanjye Brandine twakinanye filime umunsi umwe Sinohela uyu mukobwa ubona yicaye ahangaha twakinanye filime ariko tuyikina umunsi umwe ari madamu wanjye ntiyasohotse ntitwakinnye part 2 muri make natwe twakinnye filime ari madamu wa cyaba barakuntwaraga wowe barakuntwara hariya byari byaragiye reka nkubwire reka tubireke ni birebire okay ariko byose ni party y'ubuzima turimo turaganira n'ubundi kugira ngo biba bikenewe ahangaha reka twongere dutaramira abanyarwanda ku yindi ndirimbo mukunda kandi cyane mwaduhitiyemo abataramye bakunda kuvuga ngo ni musharike ingamba mukesha imitima y'abadukurikiye dukomeze tubataramire ndayikunda cyane mwese ndayibatuye Tereza mwana nkunda tisiwe Tereza mwana nkunda utuye ikibaya cyiza Tereza mwana nkunda tisiwe Tereza mwana nkunda utuye ikibaya cyiza harimo udusimba twinshi harimo utunyoni twiza turirimba mu gitondo harimo udusimba twinshi harimo utunyoni twiza turirimba mu gitondo oh 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 iyo nazaga iwanyu tisiwe nzanywe no kugusura wamfataga neza cyane wanzimaniraga neza ukanganiriza cyane nkumva nshaka kuhaguma wanzimaniraga neza ukanganiriza cyane nkumva nshaka kuhaguma oh 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 ariko ikimbabaza tisiwe nuko igihe duhuye mbona undeba nabi cyane ariko ikimbabaza shingewe nuko igihe duhuye mbona undeba nabi cyane mwibaza ikintu twapfuye mwibaza ikintu twapfuye singire na busa mbona oh 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 mutima utatse ubwiza tisiwe
wamuye iki mu bintu rwose mbwira nikosore nkwemereye ko ngukunda niba ugira ngo ndabeshya reba ya marira yanjye nkwemereye ko ngukunda niba ugira ngo ndabeshya reba ya marira yanjye oh 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 Brandi ntihari igihe uririmba ukarira oya ashi usa nk'aka karirimbo ahubwo iyo ndi gusohora abageni umugeni akarira nawe urarira nibwo mba ngiye kurira ariko ntabwo ndira ntabwo ndira ariko nanjye binkora ku mutima kumuneze n'ubu ngubu wenda kurira iyi ndirimbo ni nziza ndayikunda cyane kandi irimo message nyine iteye ubwoba disi irababaje aho kugira ngo ubone ko nkukunda ngawe basi reba amarira yanjye nk'ubu nkaba mfite umuntu ushobora kundirimbira gutya rwose sha wazandirimbiye nabyuze shamana yanjye nk'ubu nkabona nk'umuntu uzajya ndirimbira rwose sinzi ukuntu nabigenza ibaza kuririmbiye akubeye Brandi karame ni iki wumva kikubangamira mu rugendo rwawe rw'uburirimbyi icyambere cyo ntabwo ari ibintu byoroshye ni ibintu bikomeye bite bisaba amafaranga bisaba kudacika intege nyine ucitse intege ni uguhita ugwa hasi bikaba byarangiye bikasaba n'izindi mbaraga z'amafaranga nyine kandi umuntu aba akeneye ibintu byinshi bigiye bitandukanye nyine bisaba gushora to urumva nyine ni ibintu bigoye urabibona ute nibura hari icyerekezo nibura ku buryo uvuga uti uko biri yego uko biri impamvu mbikubajije hari nk'urugendo uba waratangiye hari aho hari intambwe umaze gutera ugasanga ahubwo hari n'abandi bifuza kugera aho uri cyane rwose ibyo bintu ntabwo bikumotiva biramotiva cyane ni ukuvuga ngo hari aho ugeze hari n'abifuza kugeraho kandi uzi barahari cyane ko nanjye nzi ko hari aho navuye hari n'aho ngeze ubwo rero umaze kuba umusitari nanjye nireberaho umaze kuba umusitari ku ruhande rw'abandi abandeba nibo babizi ukunda kuririmba ahantu mu mahoteli ndetse no mu bukwe yego ni iyihe sare waririmbyemo ya hatari mu masare umaze kumenyera nyinshi ntabwo njya nzifata mu mutwe nshushanyiriza mbwira icyerekezo ngewe zose ndazisha sare ntazi muri iki gihugu iberamo ubukwe noneho by'umwihariko mu mujyi wa Kigali cyane cyane arahayobewe za Gisozi se cyangwa za Rebero okay Rebero waririmbiyeyo oya ntabwo ndajyayo ni Gisozi na Kicukiro ni Remera hose ngaho niho nkorera cyane ahantu se ukunda kuririmba mu mahoteli kuri Olympique Olympique hano hirya Kimironko Kimironko Olympique Kimironko nari mpitiranyije na hano Kicukiro sinibuka ukuntu bayita ukunda kuririmba yo buri gihe se cyangwa ufite umunsi mwafashe muririmba yo kuwa gatanu muririmba yo yego sha Brandi umaze kukamfatana gute Brandi twakinanye filime nagakiri sha umaze umuntu urimba buri wa gatanu wowe se ntago ukora nuvuga ngo niba utaba mu rugo ubu ka gato kaba kishyushye icyo kintu kiba cyamaze gukosoka byarangiye ariko uba wihirinze cyakoze kwihiringa bigakunda nta kibazo ubu uriya muhungu uri ku nyundo ntarimo kwihiringa arenda gupfa noneho we arihiringa akiri ku ishuri wowe urihiringa ukorera amafaranga umaze kumera neza Brandi usigaje iminota itageze ku 10 yego mu ndirimbo mwateguye ndagira ngo mudushakire indirimbo nziza cyane tuze kuza kwisorezaho mbere yuko ngira ikintu mbabaza indirimbo nziza mutura abanyarwanda yitwa Blandine yitwa Rohiti bazi kuririmba neza cyane zakarahanyuze bitarabaho barazizi ariko numvise n'indirimbo za kizungu uzizi Blandine nuko tudafite umwanya munini twari kuguha umwanya ukazituririmbiramo ariko
toranyamo indirimbo nziza isumba izindi mu zisigaye tuyiture abanyarwanda hanyuma mu kanya gatoya tugane ku musozo sibyo yego ariko wowe na Rohit muba mufitanye utubanga twinshi cyane wowe na Rohit cyangwa turi mu kazi muba muri mu kazi Rohit ndimo kubakira ngo muririmbe nkahita mbona arakurebye ngaho reka tubaho umwanya mu tunezeze nimuve mu nzira yemwe nimumbise gatoya mu rubuga ntere mu rubuga ntere nterejwe mu kirere babwira uko namukunze mwiza nzahora muririmba mwiza nzahora murata nzahora nkuririmba nzahora murata nongere mbikubwire kandi igira hino shenge mama ngorere gatoya mwiza igira hino shenge ngorere gatoya nkubwire uko nagukunze kandi nzahora nkuririmba mwiza nzahora nkurata kandi nzahora nkuririmba nzahora nkurata nongere mbikubwire kandi nzahora nkuririmba nzahora nkurata nongere mbikubwire kandi igira hino shenge mama ngorere gatoya mwiza igira hino shenge ngongorere gato nkubwire uko nagukunze kandi nzahora nkuririmba mwiza nzahora nkurata kandi nzahora nkuririmba nzahora nkurata nongere mbikubwire kandi igira hino shenge ngongorere gato mbwira uko nagukunze kandi nzahora nkuririmba mwiza nzahora nkurata kandi nzahora nkuririmba nzahora nkurata nongere mbikubwire kandi nzahora nkuririmba nzahora nkurata nongere mbikubwire kandi ahubwo rero ariko ukunda Kamariza cyane ndamukunda cyane noneho ikintu cyantangaje ndamukunda ni ukuntu ngo indirimbo utajya uzandika uzifata mu mutwe gusa kubera kuzumva siko ntabibasha sibyo nakubazaga ngo urazandika urazandika izo ufata izo mfata jewe ndazandika rwose ubu uzi nkweretse muri telefone yanjye indirimbo zirimo si ubwo wabivamo kwandika jewe nibyo nikorera nkweretse muri ntuza yanjye reba izi ni indirimbo
ngwino se rukundo numvise ikobe urumva abashyitsi bahire ndagukeje rukoberanya namuhatse ntambarupfure igikobwa ya Cyarisi mu Afurika mwugurure araje umwari mwiza wa Karori abakobwa biwacu murabe urunyenyeri nyirabisabo urumva urabona ko genda zandika ntago rwose nabivamo kuko nukuvuga ngo ahubwo ndikumva ibyo ari byo bigoye yewe uri muntu n'utuntu twe noneho munyemerere turimo gusa nkaho tugana ku musozo Rohit umuntu iyo agukeneye uri ku Nyundo ntabwo bikugora rwose yamvugisha mba mpari wiga externe mwiga kugeza kwa gatanu kugeza kwa gatanu iminsi kwa gatandatu ku cyumweru mba mpari ariko kwa gatanu ntiwaboneka kwa gatanu nimugoroba nyuma ya class naboneka neze class irangira sangapi cyangwa gukaruta yawe muri ba bantu bashobora guhamagara ngo nkugezeho oya imisimbigira cyangwa iryo munsi akarisiba no kuvuga ngo ujye ubona udukope gukubita muri weekend kwa gatanu nimugoroba kwa gatandatu ku cyumweru Blandi iyo ubonye akazi ko kwa gatanu bigenda bite muri Olympique bigenda bite bigenda neza Olympique urabakatira se camugare cyangwa oya none se kuki nafata kandi mfite hari akandi mfite ntabwo nakora iryo kosa ndakwemereye cyane no kuvuga ngo hariya ni he muri Olympique ho hahoraho mutangira sangapi saa moya abantu batuye Kimironko n'abandi mwifuza gutembera chance nkuko tujye kuyirya muri Olympique oya tuzajya ejo kuko uyu munsi ntago bari buririmbe uyu munsi ni ku wa 4 okay aririmbira Kimironko muzamusange mu musure mu mushyigikire ntabwo aririmba wenyine bafite n'irindi tsinda bari kumwe ariko kandi abagukeneye bagusanga hehe bifuza kugutumira kugira ngo baririmbire kuri TikTok yitwa Ami Blandi iranatwika TikTok yawe warayibonye harya koko mana yanjye uyu mukobwa mureba kuri TikTok ni mubi cyane koko mana yanjye kuri to be ni Ami Blandi Instagram ni Ami Blandi hose ni Ami Blandi no kuvuga ngo ugukenera azakwandikire yego mwababonye rero ni Blandi na Rohit reka tubongeze indirimbo ntari burenzeho amagambo turi buyisorezeho munyemerere ducukiriza ahangaha nitwa Kamanzi nkabaruzira amakengo rwa Mugenza ndi umushumba w'urugamba sinubwiregangiza nduragize itabaro nari natumiye abatumirwa bacu uyu munsi mbashimira ko mudukurikira kandi cyane hanyuma kandi mbasezereho neza mbatura umugo mwizubereye mwe ariko kandi uturuka ku bataramyi bacu munyemerere rero mbaha ikaze mwongere musharike ingamba tunasoza ikiganiro mbashimire ko mwemeye ko tubatumira niturongera no kubatumira mutwemerere ko muzagaruka yego cyane turabakiriye nanone murakoze ayiwe shenge ayiwe mama ndakumara irungu yenga ayiwe shenge ayiwe mama ndakumara irungu ntukigunge nshuti yanjye ntukigunge nkiriho nzakumara irungu ntukigunge nshuti yanjye ntukigunge nkiriho nzakumara irungu yenga ayiwe shenge ayiwe mama nzakumara irungu yenga ayiwe shenge ayiwe mama nzakumara irungu hamagara uwakubyaye umutoni w'abatoya kumara irungu hamagara uwakubyaye umutoni w'abatoya kumara irungu yenga ayiwe shenge ayiwe mama nzakumara irungu
yenga yiwe shenge ayiwe mama nzakumara irungu nzajya ngusanga aho uryamye cyangwa se aho wicaye nshuti nkumara irungu nzajya ngusanga aho uryamye cyangwa se aho wicaye nshuti nkumara irungu yiwe shenge ayiwe mama nzakumara irungu yenga yiwe shenge ayiwe mama nzakumara irungu nzahagarara ku irembo mpamagara inshuti zawe tukumara irungu nzahagarara ku irembo mpamagara inshuti zawe tukumara irungu yenga yiwe shenge ayiwe mama nzakumara irungu yenga yiwe shenge ayiwe mama nzakumara irungu yenga yiwe shenge ayiwe mama nzakumara irungu. natwe tuzabamara irungu. Mwakoze kandi cyane, mugira Imana, mugira amahoro, mugira abantu, ariko kandi igisumba ibindi mugira u Rwanda. Naho ubutaha. Mwakoze.